abagabo ntabwo aribo baca abagore inyuma, n'abagore basigaye baca abagabo inyuma, byabaye common. Rero niyo mpamvu mubona ingo zakoradinze, niyo mpamvu mubona imiryango yatatanye, niyo mpamvu mubona za divorce, niyo mpamvu mubona abana batacyumvira ababyeyi. Abana bari mu biyobyabwenge, abana bari mu nzoga, abana bari mu rumogi, abana barataha buke, abana bari mu bubari. Babana tubyara, kamubwira ataha kare akaza ijoro, kamubwira mbara wikwize wikwambara ubusa, umwenda waguze akagenda akawucisha akambara ubusa. Wambwira B akavuga E, wambwira E akavuga B. Urugo rupfa ryari? Umuryango wangirika ryari? Wangirika igihe Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Bakunzi bacu, bakunzi ba Isanamitima, ni mama Queen wanyu muri studio za Isanamitima. Ndabakiriye, ndabakunda kandi mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mumfashe rero bakunzi bacu badukurikirana muri ku isi yose, tubanze dushime uhoraho kuko tugihumeka umwuka w'abazima. Twubaha Imana, duce bugufi dusenge. Data uwera wa Isiraheli, mu izina rya Yesu Kristo, nciye bugufi munsi yo kubaho kwawe no kwera kwawe, kuko niwe wantoranyije kugira ngo nkukorere, kugira ngo mpagarare mu gihe nk'iki. Ndakwinginze uko ijambo ryawe rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ndakwinginze ngo umpe imbaraga zo kuvuga ijambo ryawe, nigisha imiryango. Ribe ijambo risa n'imitima, ribe ijambo rigarura mu nzira, ribe ijambo rizima, kandi uriherekeresha ubutware bwawe n'ububasha bwawe, kuba ryumva ribabera umugisha, ribabera inkomezi, ribabera igisubizo muri byose. Data nsabiye umugisha abadukurikirana, mwami w'abami, nsabiye umugisha abakora subscribe, mwami abakora share, abo dufatanyije umurimo baha umugisha. Mwami ubabera Imana, bakubera ubwoko mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Shalom, shalom bakunzi bacu. Amahoro y'Imana bane namwe. Ntangira iteka nshima Imana yuko tugihumeka umwuka w'abazima. Kuba turi bazima birahenze, kuba tukiriho birahenze, kuba tukiri mu mubare w'abazima birahenze. Rero mu by'ukuri muri byose dukwiye gushima Imana. Ego bakunzi bacu, rero ni ukuri murabizi yuko kenshi mba nigisha ijambo ry'Imana. Nta kintu njye nigisha nteshutse ku ijambo ry'Imana cyangwa ntasomye ibyanditswe. Uyu munsi rero mfite topic ivuga ngo ese urugo rupfa ryari? Urugo rupfa ryari? Urugo rw'abubakanye, urugo rw'umugore n'umugabo rupfa ryari? Ubwo iyo tuvuze umugore n'umugabo tuba tuvuze abana. Ni ryari bitagenda neza? Ni ryari abantu babura amahoro, bivamo divorce, bivamo gutandukana? Ni ryari? Biba byagenze bite? Haba habaye iki? Mbere yuko ngira icyo mvuga, reka nsome ijambo ry'uwantumye, kandi ijambo rya nyir'ijambo, kandi ari we fondasiyo w'ingo, ijambo ry'Uwiteka, ijambo rya nyir'ijambo. Reka dusome ibyanditswe mu izina rya Yesu. Reka dusome ibyanditswe buri mu Bakolosayi igice cya 3, duhere ku murongo wa 15. Ngira ngo hose muzahisomera, sindi buhasome hose kubw'amasaha, ariko ndakuramo iby'ingenzi nshaka kubabwira. Mbanze mpere ku murongo wa 17. Aravuga ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora
mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Ibyo muzakora byose mu rugo rw'umugore n'umugabo mujye mubikora. Ibyo muzakora byose n'ibyo muzavuga byose muzajye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Hanyuma umurongo wa 18 aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimubasharirire. Bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo umwami ashima. Base ntimukarakaze abana banyu batazinukwa. Mbata mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru, badakorera abantu. Amen, 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 amen. Iki cyanditswe kirakurura umuryango wose kikawuhuriza hagati. Bivuze ngo umuryango muzima ugomba kuba wubatswe ku kubaha Imana no kumvira Imana no kugendera ku ijambo ry'Imana no gukora iby'Imana ishaka muri uwo muryango. Iki cyanditswe gikuruye umugore kimubwira ibyo ashinzwe, gikurura umugabo kimubwira ibyo ashinzwe, gikurura abana kimubwira inshingano ze, gikurura na ba bandi badukorera aribo Bibiliya yise imbata, abakozi bakora mu rugo. Ndagira ngo mbabwire abantu badukurikiranye ku Isanamitima, nta kintu na kimwe kuri iyi si kitari mu ijambo ry'Imana. Ushatse kubaho, ushatse gutunga, ushatse gutunganirwa, ushatse amahoro, ushatse kubaka rugakomera, ukazasazira mu rugo rwawe, ukazabona b'abana bawe, ukamera imvi zikaba uruyenzi, ugendera ku ijambo ry'Imana. Mwana unkurikirana uyu munsi, bakobwa n'abahungu, urubyiruko, ushaka umugisha uhoraho urambye, ushaka ubukire, ushaka ubutunzi, ushaka amahoro, ugomba kugendera ku ijambo ry'Imana. Mbata namwe munkurikiranye, niko Bibiliya ibise abakozi bakora mu rugo, abakozi bakora akazi ko mu rugo. Simvuga abo muri biro, ndavuga abo mu rugo. Ushaka umugisha uhoraho, ushaka amahoro, ushaka ibyishimo, ugomba kugendera kuri iri jambo ry'Imana icyo rivuze. Abagore bagomba kugandukira abagabo nk'uko nabibabwiraga, nk'uko itorero rigandukira Kristo, nk'uko tugandukira Imana, nk'uko twubaha Imana. Abagabo nabo bagakunda abagore babo nk'uko Imana yadukunze, bakabitangira nk'uko Yesu Kristo yatwitangiye. Abana nabo bakubaha ababyeyi, hanyuma base b'abana nabo ntibabasharirire, ntibabaturomatize, bakabayobora mu neza no mu mahoro, bakabakosora aho bikwiye, ariko atari ukubatoromatiza
kandi bakabakunda. Ikintu cyose Bibiliya ishaka ko tugikorera mu rukundo. Ari ukuganduka. Umugore mwiza unkurikirana ntago waganduka udafite urukundo. Kubaha umugabo udafite urukundo ntago byagushobokera, ntago byagukundira. Umuntu wese ukunda n'umutima wawe wose wahisemo ku isi, udafite urukundo ntago wamugandukira, ntago wamwubaha. Niyo mpamvu benshi babyita ubukorone kubaha umugabo, ariko ni itegeko riva ku Mana. Kugira ngo rwa rugo rubeho, kugira ngo rwa rugo rube ruzima, umugore agomba kubaha umugabo. Bivuze ngo ntago wavuga ngo ubaha Imana utubaha umugabo wawe wahisemo ku isi yose. Kandi abagabo nabo bagomba gukunda abagore babo nk'uko Imana yadukunze igatanga umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo adupfire, kugeza naho wamupfira. Urwo ni urukundo. Biravuga ngo ni ubwiru bukomeye. Abana nabo bakubaha ababyeyi mu rukundo rw'Imana. Hanyuma b'abakozi bo mu rugo nabo bagakora badakorera ku jisho, bagakora nk'abakorera Imana, bagakora nk'abadakorera abantu. Burya iyo ukorera umuntu ukora hari, yaba adahari ugakora ibindi. Ariko iyo ukora nk'ukorera Imana, nk'ukorera umugisha, ntabwo ukorera ijisho mu yandi magambo. Rero topic iravuga ngo urugo rupfa ryari, umuryango wangirika ryari. Wangirika igihe umugore n'umugabo badakorera ibintu byabo ku ijambo ry'Imana, batubaha ijambo ry'Imana, batubaha Imana, badakurikiza ubushake bw'Imana. Kubera iki? Imana niyo nyiri umuryango, niyo yatangiye umushinga w'urugo muri Edeni. Ni ukuvuga rero umuntu wese wubaka urugo atubakiye ku Mana, atubakiye ku gusenga, atubaha ijambo ry'Imana, atagenda ku ijambo ry'Imana rimusaba, ntabwo urugo warushobora, my friend. Kandi byose bigakorerwa mu rukundo. Urukundo nirwo ruhuza ibintu byose. Ntago wakubaha umugabo utamukunda. Urukundo kandi rwa rundi rw'Imana yadukunze rutirebaho, urukundo ruganduka, urukundo ruca bugufi, urukundo rwihangana, urukundo rutabona amakosa ku muntu, ahubwo aho kugira ngo utinde ku makosa ye ugatinda ku byiza bye. N'aba bana tubyara, ntago ushaka kunkunda byimbitse utagendera ku ijambo ry'Imana. Niho uzasanga utumvira umubyeyi, niho uzasanga umubyeyi akubwira ntumwumve, niho uzasanga utagira ikinyabupfura, niho uzasanga utubaha babana tubyara. Kamubwira ataha kare akaza ijoro, kamubwira mbara wikwize wikwambara ubusa, umwenda waguze akagenda akawucisha akambara ubusa. Wamubwira B akavuga E, wamubwira E akavuga B. Ngira ngo murabazi babakozi dukoresha bakorera ku jisho. Hano akakwereka rwose waba uhari ko ibintu ari bitangaza, wamara kugenda umwana akamwiriza ubusa, ibyo wahashye akabyangiza, yamenya amasaha uri buzire, ibintu byose akabitunganya kugira ngo akumasike, blackmailing. Bibiliya iravuze ngo nta mugisha ubirimo. Rero igihe cyose ni ukuri, reka mbabwire, ibi bya divorce, ingo zisenyuka, ibi bintu byose, amakimbirane, byose biterwa no kutubaha Imana, byose biterwa no kutumvira ijambo ry'Imana. Inshuti bakundwa, mbabwize ukuri, mbabwire ibanga ryo kubaka urugo rugakomera, umugore n'umugabo bakagira amahoro, amahoro agatemba nk'uruzi, bagahuza n'abana babo, abana bagahuza n'ababyeyi. Umukozi mu rugo uje akinjira muri uwo mugisha. Ibanga ni ukubaha Imana, ibanga ni ugusenga, ibanga ni ugukiranuka. Kuko umugabo kugira ngo akunde umugore muri iyi si amutunga ari we gusa, nta nshoreke afite, atamuca inyuma,
nuko yaba yubaha Imana, nuko yaba atinya Imana. Umuntu utinya Imana ntajya gusambana, umuntu utinya Imana ntaca inyuma umugore we, umuntu utinya Imana, umugabo utinya Imana ntagira inshoreke, ntararikira, anyurwa n'umugore we yashatseho mu busore bwe. Umugore utinya Imana, umugore wubaha Imana, itegeko ryo kubaha umugabo riri mu mutima we, itegeko ry'urukundo, adategekwa n'abantu, atumva ko ari ubukorone, biva mu kubaha ijambo ry'Imana, ukagira urukundo rw'Imana muri wowe. Abagabo ntabwo aribo baca abagore inyuma, n'abagore basigaye baca abagabo inyuma, byabaye common. Rero niyo mpamvu mubona ingo zakoradinze, niyo mpamvu mubona imiryango yatatanye, niyo mpamvu mubona za divorce, niyo mpamvu mubona abana batacyumvira ababyeyi. Abana bari mu biyobyabwenge, abana bari mu nzoga, abana bari mu rumogi, abana barataha buke, abana bari mu bubari, ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Rero umuti mbahaye muri iyi si uruta iyindi miti, umuti uzakurinda divorce, umuti uzakurinda ibibi byose byo mubona biri mu ngo, ni ijambo ry'Imana, ni ukubaha Imana, no gusenga, ni ukuba mu Mana iteka ryose. Nyuma yo kuba mu Mana, nyuma yo gusenga, nyuma yo kutumvira Imana, ntabwo urugo warumaneginga nshuti yanjye, urugo ntiwarushobora. Kuko iyo upfukamye n'ibikunaniye ukabyereka Imana, ukayirira, ukabwibwira ngo Mana niwe nyiri umushinga w'urugo, niwe wampaye urugo, niwe wampaye umugore, niwe wampaye umugabo, niwe wampaye urubyaro, uyu mukozi wo mu rugo ndamukweretse, Imana irabikora mu buryo bwayo, mu nzira zayo. Ndakubwiza ukuri, irabikora, irabikora ikaguha imbaraga, irabikora ikagushoboza, irabikora, ifite izo mbaraga zo kubikora, kuko Imana ikunda umuryango. Ndababwiza ukuri, Imana ikunda umuryango. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana yanga gusenda, yanga divorce, ku buryo na nyirabayazana wa divorce aba afite umuvumo uzamukurikirana kugeza iteka ryose. Rero bakunzi ba Isanamitima, ni ukuri njya mvugira imbere y'abanyabwenge, mvugira imbere y'abakozi b'Imana, abapasiteri, abavugabutumwa, mvugira n'imbere y'abantu batazi ngo kubaha Imana ni iki, cyangwa se gukizwa ni iki, cyangwa se gusenga bigenda bite. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubafashe. Ariko mu by'ukuri nsiga nimero yanjye, uwanshaka akambaza namusubiza, wanyandikira namusubiza, murabizi ko ntajya mbatenguha. Reka ndekeraho rero, gusa nsoreze kuri kimwe kivuga ngo umuntu udafite Imana muri we, umuntu wese utazubaha Imana muri we, nta rugo azagira pe, nta rugo azagira, nta rugo azagira. Ndabizi ko hari abantu bubaha Imana badasoma na Bibiliya, ariko ari ba bantu b'imfura mu mutima, ari ba bantu b'inyangamugayo, ari ba bantu batinya guhemuka. Ibyo nabyo ni kamere y'Imana, ni kamerano y'Imana, niko waremwe. Igihe kiba kizagera noneho Imana ikaguhishurira agakiza kayo, nabyo ni ubuntu bugeretse ku bundi, mujye mubishima. Igituma mbivuze nuko hari abantu bavuga ngo ariko se gukizwa, ngo gusenga, ngo ubu nta bantu bafite ingo zimeze neza kandi batanasenga, batagera no mu rusengero, badasoma na Bibiliya. Iyo nayo ni karemano, ni wisdom y'Imana yaguhaye. Ntuzabyite yuko uri mwiza cyangwa uri igitangaza, cyangwa se ngo ubyitirire ikindi. Byose ni Imana, kuko niyo yaturemye, ikaba yarakuremye gutyo, uri imfura, uri inyangamugayo, utarwana, utatongana, utaca inyuma umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Nabyo ni karemano y'Imana, nabyo ni kamere nziza, turabishima. Ndashoje rero, Imana ibahe umugisha abakunzi bacu badukurikirana ku Isanamitima.
nsoza nshima Imana ko yabanye natwe. Data mwiza, ndagushima Uwiteka Imana ko uduhishurira ibanga ry'urugo, cyane ko ijambo ryawe rivuga kuri Imana yanga gusenda kandi wanga divorce. Mwami w'abami, igitare gikomeye, ushimwe kutwigishije mu ijambo ryawe uko twakubaka ingo, kandi ushimwe kuduhishuriye ibanga rikomeye. Data turagushimye, turaguhimbaje muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom.